mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe ni umuhungu wanyu Live Creator. Uyu munsi nkabanzanye indirimbo cyane. Wowe nguwo uri kumva inyuma bamwita Celine Dion. Tukaba ari we tugiye kubana nawe muri ino minota. Ubundi Celine Dion amazina yiwe bwite bamwita Celine Marie Claudette Dion. Akaba yaravutse ku itariki 30 z'ukwa gatatu 1968. Ubu tuvugana afite imyaka 55. Yavukiye muri Canada, Charlemagne nyine Quebec, ni mu murwa mukuru wa Canada. Akaba ari umuririmbyi, akaba umukinnyi wa filime, akaba ari rwiyemezamirimo, ndetse akaba atera inkunga ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubumuntu nyine byo gufasha. Uyu mukobwa rero yakuriye n'ubundi muri Canada. Yaje kuzamurwa n'umugabo bita René Angeli. Uyu ngari nawe waje kuba umugabo wiwe kuko yari manager wiwe, ariko birangira banabanye. Bakaba barabanye mu 1994, ariko umugabo wiwe aza kwitaba Imana muri 2016. Nuko uyu Celine Dion rero ni umugore uteye ubwoba cyane mu muziki. Iyo tumuvuze buri wese arahungabana ku muntu uzi ibintu bijyanye n'umuziki. Nuko ni umugore ukunze kwibanda mu cyongereza ndetse no mu gifaransa mu gukora indirimbo ziwe, ariko afite n'izindi ndirimbo yagiye akora mu ndimi nyinshi zitandukanye, aho ashobora kuririmba mu Cyesipanyol, akaba yaririmba mu Gitaliyani, akaba yaririmba mu Kidage, Ikilatini, Ikiyapani, ndetse utibagiwe n'Igishinwa. Urumva ni umuntu uremereye cyane, bitewe n'ibikorwa rero akora. Uyu nguyu yaje kubihemberwa. Iyo bigeze ku bihembo byo, akabati kiwe karuzuye cyane. Afite Grammy Award 5, akagira World Music Awards 12, akagira Billboard Music Awards 7, akagira American Music Awards 6, akagira Juno Awards 20, ndetse akagira n'icyo bita Felix Award 50, n'ibindi byinshi cyane nabashije kurondora. Urumva ni umuntu ufite izina riremereye cyane. Iyi nyine ni indirimbo yise I Love You. Nta kindi ari gutanga munye, ni ukukubwira yuko agukunda, hanyuma akakubwira uti aya magambo ukora atatu, I love you. Ni amagambo atatu y'icyongereza avuga nyine ndagukunda mu Kinyarwanda. Uti yahindura ubuzima bwawe iteka ryose. Nawe bishobora kukubaho ukareba umuntu ukamukunda, ariko ntiturimo-bwira bikajya bihora bikurwangiramo. Wibaza utari ku bundi mubwiye byagenda gute? Nuko ni bwo butumwa buri mu iyi ndirimbo. Urukundo ni ikintu cyiza cyane, so nizere yuko rero bigiye kubanezeza. Ni Celine Dion, anje ndi Live Creator, indirimbo ni I Love You. Reka nyitangire gushimisha. Nshobora kuba nasaze, ahari ndi kurota cyane, ariko iyo ngutekereje mpita nkumbura kumva uri kunkoraho. Ngiriye amagambo nkongorera mu matwi yawe, amagambo ashaje cyane nk'igihe, amagambo wakumvise iyo uza kubura uwanjye. Byaba byashobokaga tugasubira ku munsi wa mbere nakubonaga, ni uguhita ntera intambwe nkakwegera ukindeba mu maso.
kuko ndabizi neza yuko uko niyumva nawe ariko wakagombye kuba wiyumva. Aya magambo rero nari kujya nyakubwira uryamye iruhande. Uti ndagukunda. Mbabarira umbwiye, wambwiye ko nawe nkunda koko. Aya magambo uko ari atatu yahindura ubuzima bwawe iteka ryose. Nanjye nkagusezeranya ko tuzabana ubuziraherezo. Uyu munsi rero naje kubona ko ifitemo imbaraga zansundika zikangeza ku muryango wawe, ariko umubiri wanjye ntunyeganyega. Niyo mbigerageje mba nagerageje inshuro 1000. Atagize icyo avuga yampereje ibaruwa. Ati nizere yuko byibura ingiri bwagukore ku mutima. Niko yari yanditseho. Ndagukunda. Ngambwira niba nawe unkunda. Aya magambo uko ari atatu yahindura ubuzima bwacu iteka ryose. Nanjye nkagusezeranya ko tuzabana ubuziraherezo. Ahari nkeneye byibura urukundo ruke cyane. Ahari byibura nkeneye yuko unyitaho gatoya. Ahari nawe ukeneye umuntu wo kugufata akaboko. Nimba ariko bimeze ngaho ngwino, ndaza kuba mari rwose niteguye. Ndagukunda. Ngambwira niba nawe unkunda. Aya magambo uko ari atatu yahindura ubuzima bwawe iteka ryose. Nanjye nkagusezeranya yuko tuzabana ubuziraherezo. Ndagukunda. Niba nawe unkunda rwose. Mbwira niba nawe unkunda. Mbwira ubuziraherezo. Bebe, rukundo rwanjye, tuzabana ubuziraherezo kugeza ku mpera y'igihe. Ndakwikundira. Nzakubera umucyo urabagiranira mu maso yawe. Bebe, bivuge. Ni Celine Dion yakubwiraga ngo I love you cyangwa se ndagukunda. Nanjye ndabakunda. Twongere guhura mu kanya turi kumwe. Yeah.